badusanga bari mu nzira baza abantu bakiri mu turimo ariko abamaze gushyika hano bakunda dusuhuza abakristo bamaze gushyika hano kabiri gatatu amen. Mana ibahugisha namwe turabakiriye mu izina rya Yesu. Abashyitsi bageze bumvise uyu mugoroba twaterana nabo bahaguruke. Yego ndavuga abashyitsi basanzwe umwanya tumaze kwakira n'abashyitsi baturutse Nyamata. Imana amashyi ku bwa mwene data abashyitsi hano banishime. Yego dusuhuze amen. Nawe turakwakiriye mwene data, Imana igumugisha kandi wiyumve mu ikaze. Reka by'umwihariko twakire abashyitsi bacu umugisha twatumiye bakaba barumviye ubutumire bwacu bakaza baturutse hariya i Nyamata. Imana ibahe umugisha. Twakire mwene data Muhigira Fidel watandukaze hano. Imana amashyi menshi cyane iba yakoze ibyiza byo gutumira abashyitsi, yongera amashyi menshi cyane tunezerewe kuko yatugiriye neza. Imana ishimwe. Agiye rero kudusuhuza, namara kudusuhuza turamwakira hanyuma n'abakomeze atwakira abandi bashyitsi bazanye. Imana imugisha. Haleluya, 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 haleluya. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Amen. Murakoze cyane. Yewe nitwa Muhigira Fideli, ndi umuvugabutumwa, umuyobozi w'itorero rya Rwamacumu muri paruwasi ya Nyamata, mu itorero ry'ururembo rwa Ngoma. Nkaba naje hano umurimo w'Imana nzanye na korali Jyana Umucyo. Amen. Reka rero twakirane nk'uko umuco w'abana b'Imana ugenda. Reka nsabe korali Jyana Umucyo twazanye bahaguruke basuhuze itorero. Murakoze cyane. Bagihagaze, iyi ni korali Jyana Umucyo ikorera umurimo w'Imana mu itorero rya Nyamata, paruwasi ya Nyamata, ururembo rwa Ngoma. Uyu munsi rero twaje tubagendereye. Ese muratwishimiye? Amen. Imana ibamugisha. Reka nsabe korali mu ndamukanyo yacu dusanganywe dusuhuza iteraniro. 1, 2, 3. Komite ya korali Jyana Umucyo abahageze bahaguruke baze hano imbere tubereke komite ya korali Jyana Umucyo yaje bagendereye. Turi korali y'abantu bageze muri 83. Ubu rero twazanye na komite, harimo abataragerana birumvikana, bagize izindi mpamvu zituma batahagera, ariko iyi ni komite ya korali Jyana Umucyo abahageze. Ese ntabwo mwishimiye iyi komite? Amen. Imana ibamugisha. Mu izina ryabo bose rero, aba n'abayobozi. Umuntu udahari ni perezida, ntekereza ko mumuzi no hano, yitwa Mbanza Rego Claude, niwe perezida wa korali Jyana Umucyo. Uyu munsi rero yagize ikizami ku ishuri, mu kanya arageze aha ngaha kuko bagishoje.
salo izina ryanyu rero visi perezida wa korali Jyana Umucyo abasuhuze anababwire komite. Haleluya. Robert Nshimimukiza niko nitwa. Hanyuma ko Shumba Fideli ababwiye iyi ni komite ya korali Jyana Umucyo. Umuntu tutari kumwe muri komite ni umuntu umwe ari nawe perezida. Muramuzi yaririmbaga muri iriya korali, hanyuma na kontakire wacu Frema nari mwibagiwe, ariko impamvu bose bafite kesi imwe bariga muri rya shuri nyine ry'abakozi b'Imana, hanyuma bose barangije ibizami mu kanya muraza kubabona umugoroba turabatuka. Nazo kurikirana rero amazina ya korali za hano itanumva iriya yo hirya ariyo korali y'umuyobozi wacu yaririmbagamo. Haleluya. Hanyuma ntabwo turi buvuge twese, komite nyine ubu ngubu turabakunda cyane cyane. Haleluya. Urabakiriye basubire mu myanya yabo, Imana ibamugisha. Murakoze twishimira ko tubana. Reka nsabe abafatanyabikorwa korali Jyana Umucyo igira abafatanyabikorwa, reka basabe abafatanyabikorwa kera twabitaga abaterankunga nabo bahagurukire mu iteraniro nabo tubabone. Abaterankunga benshi murakoze cyane. Reka nsabe by'umwihariko abayobozi komite y'abaterankunga ndabona perezida n'abandi niba bahari baze gusuhuza iteraniro. Uriya ni perezida w'abaterankunga ba korali Jyana Umucyo. Haleluya, haleluya. Amazina ni Mwirwa Jean Pierre, perezida w'abaterankunga ba korali Jyana Umucyo. Bariya nibo babonetse, abandi bagira ngo baraza mu gitondo. Natwe twishimiye kubana namwe muri uru rugendo twagize rw'akazi. Yesu azumugisha. Gasabe abaterankunga rero nabo basuhuze iteraniro. Mwese muhagurutse musuhuze iteraniro muri Adamukamira yacu y'abana b'Imana. Rimwe, kabiri, gatatu. Amen. Imana ibamugisha. Reka nsabe muri iriya korali Imana ifite imihamagaro myinshi yagiye guhamagaramo. Reka nsabe abadiyakoni n'abantu bari muri mpuzabikorwa bose bahagurukire rimwe basuhuza iteraniro. Muri iriya korali benshi abana b'abakozi b'Imana bafatanya imirimo y'Imana ya buri munsi ku itorero, abadiyakoni n'abari muri komite mpuzabikorwa, namwe musuhuza iteraniro. Amen. Yesu abamugisha. Hano imbere rero turi kumwe n'abakozi b'Imana twazanye. Reka basabe baje hano bakabibwira byaba byiza. Turi kumwe n'umudiyakoni Janvier Nyandiramuha, reka nawe abasuhuze mu izina rya Yesu. Turi kumwe n'umuvugabutumwa wacu, umubyeyi wacu tubana buri munsi ku itorero. Umubyeyi reka muhe umwanya yivuge. Murakoze. Haleluya. Haleluya cyane. Bwana Jyana Umucyo yitwa Kamari Bajane. Nk'uko mubizi abagore tugira n'ibindi Imana yashatse. Hanyuma bagifura yitwa Edmo, umuyobozi w'Edmo. Umukristo w'Imana ya Bujura. Bwana Jyana Umucyo. Amen. Turi kumwe na
pasiteri ntaganda jean d'arc reka nawe wazuzanye n'iyi korali nawe abibwira abasuhuza. Yesu nashimye. Nk'uko bivuze nitwa Ntaganda Jean Aristarque, nkaba ndi umupasitori. Twaje kubana namwe ngo dusangire ijambo ry'Imana, tubagireho umugisha namwe mutugireho umugisha. Bugesera na Rubavu dusabane mu buryo bw'umwuka. Amen. Imana igitaramo cyiza mu izina rya Yesu. N'aba bashyitsi twagendanye mu izina ry'umushumba wa paruwasi rero twabagejejeho abashyitsi naturare badusabye. Mwishimire kubana natwe kandi ndabizi neza ko turi bugirane ibihe byiza. Imana ibamugishe. Twabagiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe kandi yiyumvemo ikaze cyane mu izina rya Yesu. Ndagira ngo rero duhaguruke twese icyarimwe duhane ikaze mu nzu y'Imana. Nitumara guhana ikaze ndababwira ko tugiye gukora 1, 2, 3. Imana ibamugisha hamwe natwe, turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Muhoberane, mutindane mwe kumipana, mutindane rwose, nta kibazo ufite. Abashyitsi nabo basange mubahobere cyane, namwe ubwanyu kandi muhoberane.
Cristo,
bamaze hano hafi aha ngaha ndabasabye iminota mike cyane muze barebe mu maso twegerane rwose ni mushaka bagisi zanyu ziri aho muzigurizaho ndatekereza ko nta kibazo muri bugire ariko munyegere turebane amaso ku maso tambuke hariya barimo kubarenguza bayoboye kujya kure rwose reka bije kuri aha aho bareba hanyuma hari ibintu imbaraga z'umwijima zidakunda ntabwo zikunda ijambo ry'Imana. Hari umuntu uri kuri sentetizeri gato hari icyo agiye kumusaba. Umuntu uri kuri sentetizeri nashire n'igisiba gatoya hanyuma hari akantu ushaka kubereka atari uko nshaka gusirimba ntabwo ari uko nshaka gusirimba ahubwo no kugira ngo ngire icyo mbere shyiramo igisirimba atari uko nshaka gusirimba uri kuri sentetizeri amfashe mu gihe arimo yitegura. Nitwa Ntaganda Jean Aristarque ni umupasitori waturutse i Nyamata. Twanejejwe no kuza hano iwanyu Rubavu kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Nta kindi twabazaniye ijambo ry'Imana. Haleluya. Bageze ku gisirimba muri kubishaka yego. Mu gihe barimo kubishaka hari umuririmbyi hari umuntu wigeze kuri baravuga ngo amagambo yawe amaze kuboneka ambere ibyo kurya ndarya ntanezerwa naho naterwa n'inzara n'ubukene bukomeye ijambo ryawe mukiza nibyo kurya ngo amagambo yawe amaze
umutima utera imbaraga. Ijambo ry'Imana ni amata y'umwuka adafunguye. Ijambo ry'Imana rirayicungiza ikazikuza. Ijambo ry'Imana ritanga ibyiringiro. Ijambo ry'Imana ritanga agakiza. Ijambo ry'Imana ritanga ubuzima. Ijambo ry'Imana rirazura. Ijambo ry'Imana rishyira hejuru. Ijambo ry'Imana rireza. Ariko mwanyemere mugatera haleluya. Ijambo ry'Imana niryo ryari mu isi, niryo ryari mu ijuru, niryo riraba, niryo ryashyize mu kwezi n'isuka. Niryo. Ijambo ry'Imana rirakubwira ngo nzagushingira rikagushingira. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo nzakwigisha rikakwigisha. Ibyo babwira ni imbere yanyu, ibyo ubwanjye ndi ibihamya by'Imana. Niyo mpamvu nkunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Turebe muri Zaburi 126. Turahera ku murongo wa mbere. Ijambo ry'Imana rishigikira umupfakazi. Ijambo ry'Imana rikarera imfubyi. Ijambo ry'Imana rigatanga ubugingo. Zaburi 126. Turahera ku murongo wa mbere. Zaburi 126. 126. Murimo muranyumva nta kibazo? Turimo turajyana. Uvuze ngo Zaburi 126 murabyumva? Umurongo wa mbere kadusome. Ubwo Uwiteka yagaruraga abajyanyweho iminyago b'i Siyoni, twari tumeze nk'abarota. Icyo gihe akanwa kacu kari kuzuye ibitwenge, n'indimi zacu zari zuzuye indirimbo. Icyo gihe bavugiraga mu mahanga bati, Uwiteka yabakoreye ibikomeye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Uwiteka, abajyanyweho iminyago utugarure, tumere nk'imigezi y'indege. Ababibabarira bazasarura bishima. Nubwo umuntu agenda arira amasoho y'imbuto, azagaruka yishima, azanye imiba ye. Amen. Dusoreze mu buhanuzi bwa Yeremiya, ibice 32, umurongo wa 26. Yeremiya 32, umurongo wa 26. Yeremiya 32, umurongo wa 26. Ndagira ngo dusome. Ntabwo ndi butinde rwose kugira gusa ngo mbaramutse mu ijambo ry'Imana. Yeremiya 32, umurongo wa 26. Aravuga ngo maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hari ikinanira? Ndongera gusubiramo muri iri jambo. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, dore ndi Uwiteka Imana y'ibifite imibiri byose, mbese hari ikinanira? Ndashaka kubaganiriza ku ijambo rivuga ngo Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira. Imana ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba. Bakozi b'Imana murimo muranyumva? Mukoresheje vokale muranyumva? Muramurikira na mikorofone cyangwa mukoresha mikorofone mukumva neza? Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba n'ibyo twibwira.
ati nuko bandigisha gukora ibyananiye kandi si
ubishoboye